Ikibazo cy'umuriro muke wakunyenyeretsa ni rusange mu murenge wa Cyabingo mu karere ka Gakenke. Nk'abakorera muri centre ya Masha ari nayo nini mu izingiro ry'imirenge ya Cyabingo, Busengo, Rusasa na Rwaza yo mu karere ka Musanze, bavuga ko umuriro utuma bakorera mu gihombo. Urebye umuriro dufite ntabwo uhagije. Nk'ubu umuriro waraje turabishima, ariko umuriro hari igihe ubaho hakaba umuriro muke, ukaba utatera ipasi, ukaba utashitura icyuma gisya, ugasanga umuriro ni muke. None se wakora ute nta muriro ufite? Ari ugukoresha nka agatoroshi. Hari imidugudu imwe n'imwe itanawe ufite namba. Aho rero tukumva ko mu iterambere dukeneye no kugira ngo aka gace kacyo kabirushaho kubera neza, n'ukuri umuturage nawe yabasha kwegerezwa ipoto, nawe akabona umuriro, wa mwana we nawe akabasha kwigira ku mashanyarazi. Hano kugira ngo tugire ibikorwa byagutse kandi by'iterambere, aha dukeneye kuzanamo inganda zitandukanye, ariko ntago zaza mu gihe za transformateri baduhaye batazongereye ubushobozi. Ni nacyo gikenewe. Bibeta babyabuze umuriro uhagije, abacuruzi bakora bijyanye n'ubusudizi cyangwa se metalike, ugasanga ni ikibazo kubera ko umuriro aba ari muke kugira ngo bibe byatransformingwa n'umuriro. Usanga rero ari imbogamizi ikomeye cyane, ndetse n'abantu bakora irembo, ubucuruzi butandukanye, umuriro aba ari mukeya cyane rwose. Perezida w'urugaga rw'abikorera mu murenge wa Cyabingo, Hakizimana Edouard, avuga ko cyari ikibazo kibakomereye kuko hari abagerageje gushora imari ariko bakagwa mu gihombo kubera uwo muriro udashobora gukoresha imashini. Naho twarabonye turishima, ariko ugeza gusa nk'umudutenguha kuko ugenda uzimata, ugera igihe ukabura, nko mu munsi ukabura inshuro nyinshi, mu ijoro ukabura inshuro nyinshi. Ubushori yari yahageze, ariko twashyira inyama muri firigo, umuriro ukagenda, zikagera igihe zipfa. Imashini zo kubaza nazo twari twazizanye zirahari mu Masha. Umuriro twahawe ntabwo uri kudufasha ku buryo twabitekerezaga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyabingo, Cyubahiro Felicien, avuga ko hakomeje gukorwa ubuvugizi kugira ngo havugururwe imiyoboro itanga umuriro wo gucana gusa abaturage bahabwa umuriro ushobora kubafasha guhanga imirimo mishya. Haracyarimo imbogamizi za monofaze, ariko kirazwi iregera kizi ku buryo uzongera imbaraga mu mashanyarazi kugira ngo abaturage babashe kubona inganda zikora insiyo n'ibindi. Ariko icy'ingenzi ni uko umuriro w'ibanze bawubonye. Iyo ubonye rero wa mbere turifaze nayo iri hafi, ni ikintu cyihutirwa kandi kizakorwa ku buryo bwihuse. Turere nka Rulindo, Gakenke na Burera hari amasantere menshi abayakoreramo bagaragaje iki kibazo. Mu kiganiro aherutse kugirana n'abanyamakuru, Guverineri w'Intara y'Amajyaruguru Maurice Mugabo wa Gahunde yavuze ko bagiye gukorana bya hafi na REG kugira ngo imiyoboro yose imeze ityo isanwe, umuriro ureke kuba wo gucana gusa, ahubwo ufasha abaturage guhanga imirimo. Tuyishime Jado Fils mu karere ka Gakenke.